Shalom, turakuramukije ubuntu n'amahoro bibonerwa muri Kristo Yesu bibe ku buzima bwawe. Wowe udukurikiranye, wowe ukunda isengesho ribohora official kandi ukaba ubana natwe hano ku isengesho ribohora official. Imana iguhe umugisha cyane cyane wowe wakoze subscribe ukaba uri umunyamuryango w'isengesho ribohora official. Imana ibagirire neza. Nawe rero ikaze ujuza ukabuba uri umushyitsi ukaza udusura ugenda, turagusaba kugira ngo nawe kandi subscribe uba umwe muri twebwe. Nta mafaranga bigusaba, gukanda gusa aho ngaho mu nyuguti zitukura aho hepfo ubona handitse subscribe cyangwa se s'abonner kuba koresha igifaransa. Icyo bigufasha ni ukugira ngo bigufasha kuzajya utubonera ku gihe. Igihe cyose ushatse kumva ijambo ry'Imana twarishyizeho ugahita uribonera ku gihe. Uwiteka rero abane nawe. Wowe wakoze subscribe ntukibagirwe gukanda like na share. Uwiteka kugirire neza. Tuje kuganira ijambo ry'Imana tugasenga. Ndagusaba kugira ngo ufate umwanya wo gutuza dusenge, ufate n'umwanya tuganira ijambo ry'Imana. Urabivuze ijambo ry'Imana iyo rije ntabwo risubira yuko ryaje, risohoza icyo uwaryohereje aritumye. Ntabwo Imana rero yohereza ijambo idafite gahunda y'icyo rigomba gukora. So reka dufate umwanya wo gusenga kugira ngo tuganire. Ari umwuka w'Imana uvugana nawe, ari Yesu Kristo uvugana nawe, ari Imana ivugana nawe. Mana nyir'ijuru n'isi, tuguhaye ikaze na karibu mu mitima yacu. Karibu, ngwino ufata akanwa kanjye, ngwino ufata umutima wanjye, ngwino ufata ijwi ryanjye kugira ngo uvugane na buri wese uje hano ku isengesho ribohora official. Ubuzima bwe ntibusigare uko bwari buri niyumva ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, fungura amatwi rero yuje hano ku isengesho ribohora. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, fungura umutima we kugira ngo ubashe kwakira ijambo. Igizayo ibintu biri muri we byatuma atakira ijambo ryawe, byatuma ijambo ryawe ridakora ibitangaza ku buzima bwe, ibyatambamirije ibitangaza bicishwa mu ijambo ry'Imana ngo bigere ku muntu wawe. Ibyo byatambamirira ijambo biveho mu izina rya Yesu Kristo. Ibiri mu bitekerezo by'umuntu bitari ukuri, ibiri mu mutima w'umuntu bitari ukuri, ibiri mu bwenge bw'umuntu bitari ukuri, byatuma muri we habura umwanya wo kwakira ijambo ry'Imana, bimukurwemo mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo muri we haboneke umwanya w'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, urabizi yuko ufashe imbuto ukayitera mu murima udateguwe neza, mu butaka bwuzuyemo amabuye menshi, mu butaka bwuzuyemo ibitovu, mu butaka bwuzuyemo amahwa, iyo amahwa atabashije gutemwa n'ibihuru ngo biveho, ugatera ya mbuto ntishobora kwera. Yesu yavuze ko umuntu wumva ijambo ry'Imana ntarimenye agereranywa n'umuntu n'umurima watewe n'umurima urimo amahwa watewemo imbuto zikamera amahwa akaniga za mbuto ntizibashe kwera. Iyo Imana yohereje ijambo ibirizanye kugira ngo ryere imbuto mu buzima bwawe, yani riza n'umusaruro. So umusaruro ubura kuko umutima wakira ijambo ry'Imana urimo ibintu byinshi. Ushobora kwakira ijambo ry'Imana muri wowe huzuyemo amafilimi, huzuyemo akavuyo k'ibyo wiri utekereza, ibyo wiri ureba, ibyo wabwiwe bitari ijambo ry'Imana, ibyo wabonye bitari ijambo ry'Imana. Igihe rero umutima wawe waciriye ijambo ry'Imana ukakira ijambo ry'Imana ari kuri mwe akavuyo kenshi, urimo ibibazo byinshi, udatuje, utari hamwe, rya jambo ntabwo rizana umusaruro mu buzima bwawe. Imana ni Imana irema ikoresheje ijambo. Imbaraga z'Imana ziherereye mu ijambo. Yo iravuga ikaba. So nukuvuga ngo rero bigorana cyane impamvu abantu batacira ibitangaza, batacira imirimo y'Imana. Imana irekura ijambo rikagwa mu mahwa, mu mitima irimo amahwa. Imana yohereza ijambo rikagwa mu mutima umeze nka kaburimbo, umeze nk'ibuye. Urumva imbuto zaguye mu nzira, inyoni zahise zitoragura izo mbuto.
Nuvuga ngo rero izo mbuto bizirangira zitazanye umusaruro. Ijambo ry'Imana rigereranywa nk'imbuto irekurwa. Imbuto yose yitewe iramera ikaba yaterwa ari igishimbo kimwe kikavaho ibishimbo birenga 100. Rero Imana irekura ijambo kugira ngo rizane ubuzima muri wowe, rizane kubaho muri wowe. Rya jambo irekuye ku buzima bwawe, umutima wawe nturyakire. Niyo mpamvu dukoze isengesho ryo kugira ngo Imana ibanze kubure ibintu biri mu mutima wawe, ibintu biri muri silivo, biri mu bwenge bwawe, yani mambo ambayo amejaa ndani ya akili yako, mambo amejaa ndani ya moyo wako, ambayo ni mambo yasiyo ya kweli. Mungu akafagiye kwa damu ya Yesu. Ibintu biri mu mutima wawe bitari ukuri, bitagufitiye n'umumaro, ibyo bitse mu mutima wawe, ibyo abakubabaje, ibyo abakuvuze nabi, ibyo uba warebye, ibyo uba wabwiwe, byose ugasanga umutima wawe wabibitse. Aha kagombye kubika ijambo ry'Imana, ugasanga habitswe barunaka na barunaka, habitswe abakuvuze n'abagukomerekeje, habitswe amakuru asanzwe y'ubuzima bwano mwisi adafite agaciro cyangwa se atari amakuru y'ukuri. Habitse ibi nibi. Ibyo byose bikubitsemo. Niyo mpamvu umutima wawe uremerewe kuko ubitse ibintu utakagombye kubika. Umutima wawe ubabaye bitewe nuko hari ikintu kiwicayemo kitakagombye kwicara muri uwo mutima wawe. Mu mutima wawe hicayemo Yesu, umutima wawe urabohoka ukumva umeze neza, muri mwe imbere ukumva uratuje. Iyo Yesu ari mu mutima w'umuntu haba amahoro. Kimwe mu bimenyetso kiranga ko umwuka wera n'umwami Yesu bari muri wowe, ni amahoro aba ari mu mutima w'umuntu. Iyo amahoro yakuvuyemo, egari kuba Yesu atari muri wowe. So aka kanya rero ndagusenge kugira ngo ibyatuma ijambo ry'Imana rije ku buzima bwawe ritabona umwanya, cyangwa ibyakumira imbaraga z'Imana n'igitangaza ku buzima bwawe, ibyo byose byigizweyo mu izina rya Yesu. Muri silivo yawe, muri mind yawe, mu bitekerezo byawe, ikintu gihari mu bwonko bwawe, ikintu kirimo kitari Imana, kidagufitiye umumaro, kitahindura ubuzima, kitatuma uva muri icyo kibazo, kitatuma uva muri izo ntambara, icyo kintu gisibwe muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Mfashe shifo y'amaraso ya Yesu Kristo, ndasiba ikintu cyose kiri mu mutima wawe kitari ukuri, ikintu cyose kiri mu bwonko bwawe kitari ukuri, kidafite icyo kikumariye. Ibyo wabitse byose bidafite icyo bikumariye muri wowe, turabihanagura mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina Yesu. Umva nkubwirira ijambo. Na telefone ubwayo iyo ibitse amavideo menshi, hari igihe usanga ibuze space yaho washyira iyindi video, bigasaba kuba biba ngombwa ujya muri telefone ukareba za video zidafite umumaro, ukazifuta, ukazihanagura kugira ngo izindi zibone aho zijya. Rero niko bigenda no mu muntu ashobora kuzura mu mutwe no mu mutima, ugasanga yuzuye ibintu byinshi bidafite umumaro. Bisaba kugira ngo muri we habeho operation yo gufuta, guhanagura ibintu bimupakiyemo mu mutwe no mu mutima, kugira ngo muri we haboneke umwanya, haboneke space yaho ijambo ry'Imana rijya, yaho Imana iba, yaho umwuka wera atura. Rero niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye. Mu mutima w'umuntu habikwa ijambo ry'Imana gusa. Niba ushaka kugera kure, hakureho mu mugambi w'Imana. Bigusaba kugira ngo umutima wawe utagira ikindi kintu cyose ubika. Wibika baguhemukiye, wibika bakuvuze nabi, wibika mu mutima w'abantu ngo wijundika abantu muri wo hashyira abantu. Muri abo bantu mu izina rya Yesu Kristo wimuri si muri wowe. Hari igihe usanga ibiri mu muntu isi, none ntago wakwikorera isi ngo bikunde. Niyo mpamvu umutima wawe uremererwa, niyo mpamvu ugira stress mu mutwe, nuko mu mutwe wawe ugira ama stress bitewe n'ibyo watekereje byinshi bidafite umumaro, bidafite agaciro. So ibyo rero bikeneye guhanagurwa muri mind yawe, bikeneye guhanagurwa ndetse no muri mutima wawe. Noneho sasa muri wowe hakaboneka ahantu
Imana yicara, ubwenge bw'Imana bujya, imbaraga z'Imana zijya. None se ubundi imbaraga z'Imana zakwicara hehe muri wowe hicayemo ibindi bintu? Ubwenge bw'Imana bwagushyirwamo gute se muri wowe huzuyemo ubwenge bw'iby'isi? None se ubumenyi buvuye mu ijuru buturuka ku Mana Data twese bwakujyamo bukicara hehe muri wowe huzuye ubumenyi bw'iby'isi gusa? Nubwo wenda nabwo bukenewe ari ngombwa, ariko bw'ijuru burenze ubw'isi, kuko nibwo bubasha kugufasha gutobora muri iyi si ya none. Imana igumugisha. Rero tujye kuganira ku ijambo rikomeye, ijambo rigaragaza ko ubutunzi, tugiye kugaragaza uko ubutunzi buri mu mwijima. Noneho bitewe n'uko ubutunzi buri mu mwijima, ukeneye Yesu Kristo nk'umucyo kugira ngo abukugezeho. Ndavuga nayo mvuga ubutunzi, ndavuga ubutunzi butagaragara, simvuga ubutunzi bugaragara, ndavuga ubutunzi butagaragara. Imana iremye umuntu, iramufata ikamuterekamo ubutunzi butagaragara, ubwo twita ubutunzi bw'umwuka. Ubwo butunzi bw'umwuka buba buzamugeza ku butunzi bufatika. Nuko iremye umuntu, nta muntu irema ari umukene, nta muntu irema nta kintu afite. Buri muntu wese iyo imuremye, imuremamo, imuterekamo umwuka w'ubutunzi uzamufasha kugera hano ku isi agatunga. Rero uyu mwuka w'ubutunzi hari igihe abantu bawibwa bakawujyana ugatwarwa muri kote y'umwijima, ukajyanwa muri kote y'umwijima kugira ngo noneho sasa ubutunzi bubone. Bikagusaba Kristo kugira ngo akubere umucyo ukumurikira aho ugomba, ahari ubutunzi bwawe n'ahari umugisha wawe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, dusome ibyanditswe bijera mutagira ngo ibyo mvuga ni ibyanjye bwite. Dusome ijambo ry'Imana, tukavuga ijambo ry'Imana namwe muba musanze musoma. Yesaya 45 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 handitswe ngo, ibi nibyo Uwiteka abwira Kuru uwo yimikishije amavuta, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nkakenyuruza abami kugira ngo mucingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Ijambo ritangira rivuga ngo ibi nibyo Uwiteka abwira njyewe, abwira wowe uwo yimikishije amavuta n'uwafashe ukuboko. Hari ibintu bibiri: kwimikishwa amavuta no gufatwa ukuboko. Uwiteka gusuka amavuta y'ubutunzi mu izina rya Yesu. Uwiteka gusuka amavuta y'ubuyobozi mu izina rya Yesu. Uwiteka agusuka amavuta y'ubucuruzi mu izina rya Yesu. Uwiteka gusuka amavuta yo kwigisha mu izina rya Yesu. Uwiteka gusuka amavuta yo kuvura indwara z'abantu, we wa muganga mu izina rya Yesu. Uwiteka gusuka amavuta y'ubutegetsi mu izina rya Yesu, niba unyumvura umutegetsi. Uwiteka agusuka amavuta y'igisirikare, niba uri umusirikare cyangwa uri umupolisi uri kunyumva. Uwiteka agusuka amavuta y'ubupolisi, agusuka amavuta y'igisirikare niba uri umusirikare wo mwisi. Uwiteka agusuka amavuta y'igisirikare niba uri umunyabukorikori. Uwiteka agusuka amavuta y'ubwo bukorikori ukora. Niba uri umuntu ukora iby'ikoranabuhanga, Uwiteka agusuka amavuta y'ikoranabuhanga ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Icyo uri cyo cyose Uwiteka agusuka amavuta yacyo. Imana iremye umuntu, hari ikintu imuterekaho, hanyuma ikaba yamuha n'amavuta yacyo kugira ngo cya kintu agikore neza. Uyu Kuru yari umwami, imwimikisha amavuta yo kugira ngo abe umwami. Imana ikwimikisha amavuta yo kugira ngo ube umucuruzi mwiza. Imana ikwimikisha amavuta yo kugira ngo ube umusirikare mwiza, ube umukozi w'Imana mwiza, ube umuvugabutumwa mwiza. Imana ikwimikisha amavuta yo kubaka urugo, ubaka urugo rwiza mu izina rya Yesu. Amavuta yo kubaka urugo akuzeho, amavuta yo kubaka umuryango akuzeho, amavuta yo kubyara abana b'umumaro akuzeho mu izina rya Yesu. Amavuta bisobanura imbaraga, amavuta bisobanura ububasha. Imana igusukaho ubwo bubasha bwo kuba umwarimu mwiza. Imana igusukaho ubwo bubasha, ayo mavuta yo kuba umucuruzi mwiza mu izina rya Yesu Kristo, ugera ku ntego kandi akagera ku musaruro. Rero hano Imana iravuga ngo uwo nimikishije amavuta nkamufata ukuboko, ni wowe ni njyewe, ngo kugira ngo nkenyuruze, umvira ijambo, nkamufata ukuboko
ngo kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Hari amahanga ari imbere yawe, kandi ayo mahanga nayashaka kugabaho ibitero kugira ngo utaba uwo wakagombye kuba. Uwiteka ameneshe ayo mahanga kuri imbere. Zopetese kiriya horea, ngarutse mu mavuta y'ubuhanuzi. Imana data wa twese yakuremye imenesheje amahanga kuri imbere mu izina rya Yesu Kristo. Amahanga kuri imbere, iyo Bibiliya ivuga amahanga ivuga iki? Amahanga ibivuga abatumvira Imana, batazi Imana, baguhagaze imbere bashaka kukurwanya. Abo baba baguhagurukiye ni abanyamahanga, abo batazi Imana, abakorera Bayali, abasenga ibigirwamana, abo bapfumu n'abarozi, abo bakwanga nta mpamvu, abo bagufitiye amashyari, izo ndyarya zikuri imbere, abo bakwihishemo, abo badashaka kubaruta, abo badashaka kubasumba, abo ngabo bifuza ko umwanya wicayemo ari bo bawicaramo, wowe ugasubira hasi. Abo ngabo ni amahanga kuri imbere. Ibyo bikurwanya abo ngabo, abo badayimoni ni amahanga kuri imbere. Iyo myuka mibi ni amahanga kuri imbere. Imana imenesheje amahanga ku bwawe mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Imana imenesheje amahanga ku bwawe, kandi ikavuga ngo kugira ngo hakingurwe, ngo nzakenyuruza abami kugira ngo mucingurire inzugi. Imana icenyuruze bamwe mu bakomeye mu izina rya Yesu. Icenyuruza abantu bakuruta, bakurusha ubushobozi bw'ibifatika, bakurusha ubushobozi bw'ibyo ukeneye. Bakenyuruze iguhereze. Ndatura ngo iguhereze nanjye impereze mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ngo kandi n'amarembo ntazugarirwa. Tubonye hano irindi jambo rivuga ngo n'amarembo ntazugarirwa. Bishatse kuvuga ko mu mwuka hari amarembo anyuzwamo imigisha y'abana b'Imana. Hari amarembo anyuzwamo ibyo dukeneye, agacishwamo ibyo twifuza hano mu isi y'umwuka. Hari amarembo, buri wese afite irembo ryiwe. Noneho irembo rero rishobora kugarirwa cyangwa ntiryugarwe, rishobora gukingwa cyangwa ntirikingwe. Ariko igihe irembo rero ryakinzwe havuka ikibazo. Bisaba kugira ngo uje muri iryo rembo yasanze hakinze, bisaba kugira ngo akomanga akingurirwe. Noneho mu mwuka rero murozi ashobora gucinga irembo akadiringa n'amarembo yawe kugira ngo imigisha itinjire iwawe, kugira ngo ibi yawe bitinjire iwawe, kugira ngo abantu umumaro batinjire iwawe. Niyo mpamvu Imana ivuga hano mu ijambo ryayo ngo n'amarembo ntazugarirwa. Mu izina rya Yesu ndatura ngo irembo ry'umugisha wawe ntihakagire uryugara, ntihakagire uricinga mu izina rya Yesu. Buri irembo ry'umugisha wawe, irembo ry'akazi mu izina rya Yesu ntirikugarwe ku buzima bwawe. Irembo ry'imibereho myiza ntirikugarwe ku buzima bwawe. Buri irembo ryose riguteretse imbere, irembo ugomba gucamo wubaka urugo, ntirikugarirwe mu izina rya Yesu, ntirigacingwe. Irembo ugomba gucamo ujya hanze, iryo rembo ntihakagire uricinga mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ntihakagire urucinga. Nawe wizere uvuge uti amina. Bisaba kugira ngo wizere nyine. Ijambo rije bisaba kugira ngo uryakire uryizere. Iyo utizeye ijambo ry'Imana sinzi ikindi kintu uzizera. Ese uzizera amagambo y'abantu? Reka dukomeze dusome noneho ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ni jyewe Imana ya Isirayeli. Umva rero iby'iri jambo ritangira rivuga ngo nzakujya imbere nyuma yo kumenesha amahanga, nyuma yuko nta miryango yawe cyangwa amarembo yawe azongera kugarwa. Ijambo riravuze ngo nzakujya imbere. Imana ishaka kukujya imbere. Imbaraga zawe zirashaka kujya imbere kuko zibona yuko imbere yawe hari ibintu bitaringaniye, hari ibintu bisaba gusiza. Imbere yawe hari imisozi Satani yagambiriye kugira ngo uyinyuremo, uvunike, uzamuke udusozi n'udusozi, uminuka utundi, noneho uzabashe kugera, niba bishoboka uzagera aho ugomba kugera warakererewe cyangwa usaje. Imana yohereje ijambo riringaniza ahataringaniye mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndatura ngo ahataringaniye mu buzima bwawe, uhereye muri we imbere ukagaruka mu mwuka ndetse no mu mubiri, ibitaringaniye imbaraga z'Imana zibiringanije, marayika w'Iteka biringanize mu izina rya Yesu. Ndagusengera kugira ngo ibitaringaniye mu buzima bwawe, ibitaringaniye mu rugo rwawe, ibitaringaniye muri business yawe, ibitaringaniye mu mibereho yawe, mu kazi kawe, mu myigire yawe, mu rushako rwawe, ibitaringaniye aho ngaho muri famiye yawe,
Imana ibiringanize mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka biringanize mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Uwiteka biringanize mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Iri ni izina ribasha kuringaniza ibitaringaniye. Ijambo riravuga ngo aha inzira zigoramye zizagororwa. Ndatura ngo Uwiteka gorora inzira zawe mu izina rya Yesu Kristo. Imisozi yashyizwe imbere yawe. Ijambo ry'Imana ryaje kuri Zerubabeli ramuga ngo wa musozi we munini we widici imbere ya Zerubabeli. Urabizi ko kuzamuka umusozi bivuna. Kuzamuka umusozi bitandukanye no kugenda ahantu hari tambarare, ahantu hatambitse. Kuzamuka umusozi ushobora kuzamuka ugenda gahoro n'imvune nyinshi n'icyuya cyinshi. Rero hari igihe Satani azana ikibazo akagindura nk'umusozi imbere yawe kugira ngo ugisokemo uzagere ku rundi rwego rundi, ugasanga birananiranye umusozi kuwurira kugira ngo urenge, ugasanga bibaye ikibazo bitewe n'uburebure bw'uwo musozi. Uwo musozi rero wari ukuri imbere nuhinduka ikibaya mu izina rya Yesu Kristo. Nuhinduka ikibaya kugira ngo ugende ahantu harambaraye mu izina rya Yesu. Izari imvune mu buzima bwawe zivanwe mu izina rya Yesu. Ibyari bigukomereye byorohe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari bikugoye ndatura ngo ikintu cyose kikugoye cyorohe, gicishwe bugufi cyorohe mu izina rya Yesu Kristo. Imibereho ikugoye yorohe mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka w'uburushyi woherewe bakawugutongera ukakurusha kugira ngo ube mu magorwa. Ndatura ngo amagorwa woherwa ayo bagutongereye ayahindutse, amagorwa yahindutse nk'umusozi imbere yawe, akubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Akubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. None ijambo ryavuze ngo rero ngo ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Bishatse kuvuga ngo rero imbere yawe hari igihe wisanga ibintu bitaringaniye, hari igihe wisanga ibintu biri akajagari nta muyoboro bifite, ariko kandi imbere yawe kwasanga hari n'inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma bishyigikiye izo nzugi kugira ngo hahandi hari ibyawe utahagera. Imana yohereje imbaraga zicamo kabiri ibyo bihindizo by'ibyuma bikagwa hasi. Hari ahantu irimo irakujyana ishaka kukwerekeza. Hano irimo irakujyana ahantu igomba kuguha ubutunzi. Ijambo hano riravuga ngo noneho sasa nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Urumva ubutunzi buri mu mwijima nta handi hantu. Irimo irakwereka ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Kuki itavuze ngo nzaguha ubutunzi buri mu mucyo? Nuko ibizi ko ubutunzi bwinshi Satani abwiba akabujyana iwe bukaba buri mu mwijima. Noneho ubwo butunzi buri mu mwijima Imana nibwo ishaka kuguhereza. Imana nibwo ishaka kuguha. Ndatura kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka amenesha amahanga kuri imbere, kabiri amenagura amarembo yawe yugururwe, gatatu aringanize ahataringaniye imbere yawe, kane ibihindizo by'ibyuma n'inzugi abicemo kabiri, gatanu aguye ubutunzi buri ahantu mu mwijima. Ubutunzi Satani arabufata akabujyana mu mwijima. Muri abarozi bakwataka, abarozi bakuroga mu isi y'umwuka, niko babaje kwiba ubutunzi bwawe. Nta umurozi ntabwo yiba, Satani ntabwo yiba ubutunzi bugaragara. Satani yiba ubutunzi butagaragara buhesha ubugaragara. Abarozi ntabwo baroga umuntu ugaragara, baroga umuntu w'umwuka. Iyo baborotse imigisha ntabwo bayiboroka mu buryo bw'ibigaragara, bayiboroka mu buryo bw'ibitagaragara. Noneho kuko byatangire mu bitagaragara bikazaseruka nyuma, ariko byatangire mu bitagaragara. Imbaraga z'ibigaragara ziherereye mu bitagaragara, imbaraga z'ibiboneka ziherereye mu bitaboneka. Noneho rero sasa umwanzi byarabizi neza, kugira ngo afate ibiboneka nuko yinjira mu bitaboneka, kugira ngo afate ibigaragara nuko yinjira mu bitagaragara. So yinjira mu mwuka rero muri wowe mwimbere mu mwuka, akiba ubwenge muri wowe akabutwara, akiba ubuhanga muri wowe akabujyana, akiba kwimenya no kwisobanukirwa ukabaho utiyizi utanisobanukiwe akabitwara, akwiba ukuboko kwiza, mwuka w'igikundiro, mwuka wo kwemerwa, mwuka w'imishinga. Wari umuntu muri wowe utekereza imishinga cyane, ikintu kijyanye n'umushinga kikaza vuba ko kanya. Icyo noneho sasa icyo gite agakiba. Satani yiba ibintu nk'ibyo, yiba inyenyeri z'abantu,
zikamanurwa mu mwijima. Zamanurwa mu mwijima, ubwo butunzi yibye bwo muri wowe rero umva nkubwire, azakwiba ubushobozi bwo kwigisha neza, azakwiba ubuhanga wari ufite. Bwa buhanga nibwo bwari kuzakugeza ku bintu bikomeye. Ubwo buhanga namara kubwiba azabuha abandi bantu bamunamye. Azakwiba ishyaka n'umurava, agusigira ubunebwe n'ubuti. Rya shyaka n'umurava wagiraga agusigira umunebwe, noneho rya shyaka n'umurava azabiha abantu be. Ndatura kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, icyo wibwe cyajyanywe mu mwijima, ubutunzi bwawe buri mu mwijima, ndatura ngo bukugarukire mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Azakwiba igikundiro kwa gukundwa, akujyane mu mwijima, aguhe abantu be. Azaguha kwemerwa, ujye ukora unakore neza rwose, abantu babone ko uri umukozi ukora neza. Ariko still niba waratwawe igikundiro cyangwa kwemerwa, nta muntu uzakwemera. Ndakwatura kugira ngo ubutunzi wibwe bukugarukire, kwemerwa wibwe n'umutware wawe. Hari abantu usanga kera abagabo babo barabakundaga bakabemera, ariko aka kanya bakaba batakibemera. Ikibazo si umugabo wawe utakwemera, ahubwo ikibazo ni uko watwawe uwo mwuka wo kwemerwa ntumenye ko bawukwibye. Ikibazo si uwo mugabo wawe utakigukunda, ahubwo ni uko watwawe igikundiro ntumenye ko wacibwe. Ndagusengera kano kanya kugira ngo uhongere usingire igikundiro, Imana igusubiza igikundiro ku mutware wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ikibazo wowe wa muntu we ukora uri mu kazi ariko utabona promotion. Ikibazo saba akoresha bawe bataguha promotion. Ikibazo ni wowe ubwawe ku giti cyawe, kuko ntugaragara, ntuboneka. Isi y'umwijima iragutwikiriye, umurozi yaragutwikiriye, agutwara igikundiro no kwemerwa, araguhisha. Ibyo ukora byose nubwo witotomba ngo urakora cyane nuzamuka, ntabwo bakubona nyine. Kwemerwa ntabwo ukeneye kugira ngo uhabwe umwuka wo kwemerwa n'umwuka w'igikundiro. Ndakwatura rero uyu mwuka wacire mu izina rya Yesu Kristo, acira igikundiro mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose icyo wari waranyazwe, acira kwemerwa wari waranyazwe mu izina rya Yesu Kristo. So rero ubonye yuko ubutunzi Imana ibona yuko ivuga ko buri mu mwijima, bigasaba rero kugira ngo ikora akazi gakomeye ko kumenesha amahanga kuri imbere, bigasaba kugira ngo ikora akazi gakomeye ko kugira ngo ikenyuruza abami, bigasaba akazi ko kugira ngo nyuma yo gukenyuruza abami itegeka amarembo yawe ntiyongere kugarwa ukundi. Biragusaba kugira ngo ikufate ukuboko ikujye imbere, iringanize ibitaringaniye. Hari ibintu bitaringaniye mu buzima bwawe bitari ku murongo, birimo akajagari kenshi. Ndategeka kugira ngo Uwiteka gushyire ku murongo mwiza, akajagari kagushiremo mu mwuka, akajagari kagushiremo mu buryo bw'umubiri. Nawe aho mvugira ahangaha wigenzuye wareba akajagari ufite muri wowe. Ntabwo uri umuntu uhamye muri mind yawe, urajagaraye cyane. Ndategeka kugira ngo umwuka wera kumanukeho, agushyire mu murongo mwiza w'abantu bahabwa umugisha, agushyire mu murongo mwiza w'abantu bavanwa mu nzego bajyanwa mu zindi, agushyire mu murongo mwiza w'abantu bagomba kwakira ubutunzi buri ahantu mu mwijima, ngo n'ibintu biri ahantu hiherereye. Iyo Satani amaze kwibajyana mu mwijima iyo ngiyo wiwe, agahisha imari cyangwa ubutunzi, akabuhisha. Hangaha ijambo rivuze ngo n'ibintu biri ahantu hiherereye, ubundi mu Igiswahili iravuga ngo na mali iliyofichwa. Niko birivuga ngo nzaga ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe. Ahangaha avuga ngo n'ibintu bihishwe, Igiswahili iravuga ngo na mali iliyofichwa. Hari ibintu wahishwe, hari imitungo wahishwe, barayiguhisha neza, bayihisha ahantu utabona. Kandi igitangaje nuko bumwe mu butunzi wahishwe buri muri wowe, bwahishwe muri wowe. Ndagusengera kugira ngo ubutunzi bukurimo buhishurwe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ibintu bikurimo bihishurwe mu izina rya Yesu. Ibintu bikurimo byihishe muri wowe nawe utazi. Muri wowe harimo imbaraga zihishe utarimenyamo ko zikurimo. Muri wowe hari ubwenge bukurimo nawe utazi ko bukurimo. Muri wowe hari ubushobozi bukurimo nawe utazi ko bukurimo. Muri wowe hari impano ikurimo ubwawe utarimenyamo. Kandi iyo mpano nibitse imari, nibitse ibintu bikomeye mu buzima bwawe. Niyo yakugira ugomba kuba we, niyo yakuvana ku rwego ikakujyana ku rundi. Ariko Satani yarayifashe iyo mpano arayihisha, arayiguhisha ntuzi ko uyifite. Ndagusengera kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, buri mpano ikuriho utazi ihishe mu buzima bwawe, imbaraga z'Imana zizamure, imbaraga z'Imana zizamure mu izina rya Yesu Kristo. Iri mu mwijima ikurwayo uyisubizwe mu izina rya Yesu. Ndatura ngo impano ikurimo ikaba iri mu mwijima
ikurwe muri uwo mwijima ize mu buzima bwawe, igaragare mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Tugiye gusenga Imana. Wumvise rero iby'iri jambo, reka dusoreze muri iri jambo hanyuma dufate umwanya wo gusenga. Dusoreze muri iri jambo dufate umwanya wo gusenga. Ijambo riboneka muri Zaburi 139 n'umurongo wa 12. Ho aravuga ngo n'umwijima ntugira icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa, umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe. Uyu Imana iri umva ibintu, ubushobozi bwa n'ubasha bwayo. Ijambo ryayo riravuze ngo umwijima ntugira icyo uhisha Imana, ngo ahubwo ijoro n'amanywa, ijoro riva nk'amanywa imbere y'Imana. Noneho ngo umwijima n'umucyo ku Mana byose bifata kimwe. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, niyo mpamvu ivuganye nawe ngo igiye kuguha ubutunzi buri mu mwijima. Mu mwijima ni ahantu udashobora kubona igihe udafite itara, udacanye itara ngo rihamurike. Kugira ngo rero ubone ubutunzi buri mu mwijima, hari umugabo witwa Yesu, witwa ko ari umucyo. Yesu niwe mucyo w'isi. Yesu acinjira mu buzima bwawe araba umucyo umurika mu mwijima, ubona ibyawe. Kano kanya Imana yatangiye kumurika mu mwijima. Ntabwo wari uzi ko hari ubutunzi bukurimo, ntabwo wari uzi ko hari imari kwihishemo. Muri wowe wihishwemo imari nyinshi cyane, muri wowe wihishwemo ubutunzi bwinshi cyane. Ariko icyabaye, muri wowe Satani yaraza hazana umwijima, bya bintu byose na bwa butunzi bwose abujyana mu mwijima. Ndatura kugira ngo ubutunzi bwawe buri mu mwijima buveyo mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu byawe wahishwe biveyo mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusenga Imana rero, kuko ijambo rivuze ko umucyo n'umwijima kuri yo byose ari ikintu kimwe, ibibona nk'ikintu kimwe. Ntabwo umwijima ubasha guhisha Imana. Imana ntabwo wahishe ibyawe, nta n'ibyawe abarozi bafata ngo babihishe Imana ye kutabibona. Niyo mpamvu rero tugiye gusenga muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo imigisha yawe yose n'ibyo wifuza byose mu izina rya Yesu biri mu mwijima, Imana ibikuze imbaraga zayo mu mbaraga y'amaraso Yesu. Data muri Yesu Kristo, ndasenze kugira ngo mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo uyu wumvaga ijambo ry'Imana, uyu twari turi kumwe hano kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora, ndatura ngo imigisha yose iri mu mwijima yiwe ize mu izina rya Yesu, iyangize mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rivuze yuko watwimikishije amavuta mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, ukugira ngo umeneshe amahanga turi imbere. Buri mahanga yarandi imbere, amahanga yarari kuri uyu muntu wo kuri iki gicaniro, ubundi kunyumva aya mahanga muri imbere ndayamenesha mu izina rya Yesu. Marayika yameneshe kandi ayakubita hasi mu izina rya Yesu Kristo. Inzugi zose zari zugawe z'uyu muntu zugururwe, kandi amarembo ntakongere kugarwa ukundi mu izina rya Yesu. Amarembo yanjye ntazongere kugarwa ukundi, ay'uyu muntu ntazongere kugarwa ukundi mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Wapfuye akazuka ukingana yagira ucingura, nyiri ubutware na nyiri imfunguzo zose zikuzimu n'urupfu ni wowe Yesu Kristo. Reka ibyatwawe mu mwijima by'uyu muntu bigaruke mu izina rya Yesu Kristo. Inyenyeri zose zibwe z'uyu muntu zikamanurwa mu mwijima. Ubutunzi bw'uyu muntu bwatwawe mu mwijima mu izina rya Yesu. Uwiteka mujimbere, mwamucenyuruza amahanga, mujimbere uringaniza ibitaringaniye, menagura inzugi z'ibihindizo zicibwemo kabiri, kugira ngo uyu muntu asingire ubutunzi yahishwe bwiwe bwajyanywe mu mwijima, kugira ngo uyu muntu asingire ibintu atabona bamuhishe. Uyu yahishwe ubutunzi mwami, kandi ari umutunzi, yahishwe mwami katika jina la Yesu, imari ikomeye kandi mu izina rya Yesu Kristo agomba kuba umunyemari. Ndatura mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, kugira ngo uwo twari turi kumwe wese hano kwisengesha ribohora official yisange mu mugisha we, yisange mu mugisha we. Ndakwaturaho ngo wisange mu mugisha wa mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kw'Imana gufata ukwawe k'uburyo, kukujyane kukwinjiza mu masezerano, kukujyane kukwicaze mu mwanya wawe, kukujyane kuguhesha ubutunzi utabonaga buri mu mwijima, kukujyane mu izina rya Yesu Kristo kuguhesha ibintu wahishwe biri ahantu herereye. Ukuboko kw'Imana kukujyane mu mugisha wawe, imbaraga z'Imana zikujyane mu mugisha wa mu izina rya Yesu. Marayika gufate mu izina rya Yesu, yambure
ibintu byose byawe byari biri mu mwijima abyambura umwijima bigusingirize. Ubutunzi buri ahantu mu mwijima, n'abakozi ba Satani bajya birata bakavuga ngo bakizerera muri iri jambo bakavuga ngo nta butunzi buri mu mucyo, ubutunzi buri mu mwijima. Ibyo rero bigatuma benshi bagana isi y'umwijima bumva yuko iyo si y'umwijima ariyo ifite koko ubutunzi. Ariko reka nkubwire, hari imbaraga z'Imana zimanutse kugira ngo ziguheshe ubwo butunzi buvuye mu mwijima. Imana ni Imana inyaga bamwe igaha abandi. Imana irakunyagiye mu izina rya Yesu, yambuye abo bana b'umwijima ibyabo, iraguhereje. Yambuye abana b'umwijima ibyabo, iramereje. Abo bigambaga ku butunzi buri mu isi yabo y'umwijima, abo bigambaga yuko ibintu bikomeye, imari zose ziri mu mwijima, Uwiteka arazigusingirishije akoresheje ukuboko kwe. Imbaraga z'Imana zigusingirije iyo migisha y'ubutunzi zikoresheje ukuboko kwazo. Hari imbaraga z'Imana zimanutse kugira ngo zihindure buri kimwe cyose ku buzima bwawe. Izere izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ntumye marayika wawe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo agufata kwinjiza mu masezerano yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ntumye marayika ugushinzwe gufata ukuboko akujyane aho wifuza kugana mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Kandi uyu marayika amenesha abanzi bawe n'ababisha bawe. Uyu marayika amenesha abanzi bawe n'abakurwanya bose n'abakwanga bose, abakwanga bateza ibishago n'amakuba, abagukunda abahezagire kandi abazamure mu izina rya Yesu Kristo. Nguhesheje umugisha mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Acira umugisha wo kuzamurwa n'Imana, acira umugisha w'impinduka. Ariko kandi izo mpinduka zitangiriye muri wowe, zitangire muri wowe. Ushobora kuba unyumva wowe utarakizwa. Kugira ngo wakire impinduka, wakire umugisha w'Imana, bigusaba kugira ngo wiyuzuze nayo, wiyunge nayo. Niba utariyuzuza n'Imana, ushwana nayo umunsi ku wundi, umubano wawe umeze nabi hagati yawe n'Imana, wowe ntiwibwire yuko uri umwe muri aba bantu bahawe ubutunzi buri mu mwijima. Abantu bahawe ubutunzi buri mu mwijima ni abantu bafitanye umubano mwiza n'Imana, ni abantu biyujuje n'Imana, ni abantu badafitanye ikibazo n'Imana, ni abantu bayubaha, bayumvira kandi bakaba bayikorera amanywa na nijoro. Ubaye rero utari muri abo bantu bubaha Imana, bumvira Imana, ukaba uwo bwawe ukiri mu byaha, uracyari umusambanyi ndetse uri n'indaya, reka ubwo burayi, reka ubwo busambanyi, reka ibyo bintu. Uracyari umusinzi, urumva urashaka ko Imana igumugisha ukiri umusinzi, reka ubwo businzi, garukira Imana. Ubwo businzi buragutandukanya n'Imana, bukagutandukanya n'umugisha wawe. Ubwo buraya buragutandukanya n'Imana, bukagutandukanya n'umugisha wawe. Ahubwo icyo bukuzanira ni urupfu. Tandukana n'ubwo buzima bwo budasenga, kwirirwa mu rugo abandi bari gusenga ukirirwa mu rugo. Tandukana n'ubwo buzima budasenga, egera Imana. Imana inezezwa n'abayisenga, Imana inezezwa n'abayiri imbere. Rero ubutunzi turimo turavuga bwari buri mu mwijima burahabwa abantu biyeguriye Imana, biyujuje n'Imana, biyunze n'Imana. Ntabwo buhabwa buri wese, burahabwa umuntu wumvira Imana, kubaha Imana, umuntu wirinda icyaha n'igisa nacyo, yewe yanagikora akibuka ko yagikoze akagisabira imbabazi agahindukira. Kuko ntabwo bivuze ko umukiranutsi atakora icyaha. Birashoboka ukaba wagwa mu cyaha, ariko kugikora muri wowe ntiwagikora. Bakiranutsi ntibakora ibyaha babigwamo. Iyo tuvuga gukora icyaha ni ukugambirira gukora icyaha umunsi wose, ukirirwa wapanze gukora icyaha bikarangira ugishyize gute, ugipuratitse. Wowe uri umunyabyaha mubi cyane. Umuntu w'Imana, umukristo, ntabwo apanga gukora icyaha, kiramugwirira. Ariko kandi niyo kimugwiririye akagikora, yibuka gusaba Imana imbabazi, yibuka kwiyeza, yibuka kwegera Uwiteka, akamubwira ati Uwiteka we, navukiye mu byaha, mu bicumuro nibyo narerewe, parudo papa, babarira papa, iki cyaha ukinkureho n'ingaruka zacyo ziveho. Kuko icyaha kiri n'ingaruka zacyo ziraza. Igihe uwo wakoze icyaha ujye wibuka gusaba Imana imbabazi, ndetse usabe nuko Imana igukuriraho ingaruka z'icyaha. Satani niwe uteza ingaruka z'ibyaha kenshi na kenshi, ubundi Imana iba yababariye. Ariko
rimwe ndetse 100%, ariko Satani agashaka kugira ngo akuzanire za ngaruka za cyaha wakoze. Imana igukureho n'ingaruka z'ibyaha mu izina rya Yesu. Rero Imana ihaye abantu ubutunzi bwari buri mu mwijima, ariko abahawe ubutunzi bwari buri mu mwijima ni babandi bimikishijwe amavuta, ni babandi yani bafitanye ubumwe n'Imana, bafitanye ubusabane n'Imana, n'ubundi bagerageza kurwanya icyaha mu buzima bwabo, bagerageza kumvira Imana no kubaha abantu. Bashimwa n'Imana n'abantu. Urasabwa, hari umuntu uvuga ngo yubaha Imana ariko ugasanga arasuzugura abantu. Hari umuntu uvuga ngo akunda Imana ariko ugasanga yanza abantu. Wowe nibishoboka ko wakunda Imana utabona wanga abantu. Mbere na mbere rero, iyo ukunda Imana ukunda n'abantu bayo. Iyo wubaha Imana wubaha n'abandi bantu. Imana iguhumugisha mu izina ry'Yesu wanyumvaga. Hari ubutunzi bwari buri mu mwijima Imana ikurekuriye. Ubwo ngubwo wari warahishwe. Birashoboka muri we bakaba baragutwaye ubwenge, bwaratwaye mu mwijima. Buragarutse ubwenge bwawe mu izina ry'Yesu. Hari inyenyeri yawe yatwaye mu mwijima ikoreshwa n'abana b'umwijima, barayambuira kugarukiye mu izina ry'Yesu. Kwemerwa kwambuwa abana b'umwijima, igikundiro cyambuwa abana b'umwijima kiragusubijwe mu izina ry'Yesu. Urushako rwambuwa abana b'umwijima uraruhawe mu izina ry'Yesu. Ubuyobozi bwambuwa abana b'umwijima urabuhawe mu izina ry'Yesu. Hozo petese kriya holia. Ndabona hari abantu Imana irimo iranyagira, hari abantu Imana inyagiye, hari abantu yimuye ku ntebe kugira ngo yimike wowe. Imana irakwimitse, kwimikiye kuba umwarimu mwiza, kwimikiye kuba umucuruzi mwiza, kwimikiye kuba umuyobozi mwiza, kwimikiye kuba umuvugabutumwa n'umwigisha mwiza w'ijambo ry'Imana. Ndabona hari abantu Imana yimikiye kuyikorera, hari abantu Imana yimikiye kubaka urugo rw'umugisha. Imana igusiga amavuta yo kubaka urugo rwiza wa musore we. Imana igusiga amavuta yo kubaka urugo rwiza wa mukobwa we. Katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu, ndakwatura kugira ngo Uwiteka aringanize ibitari biringaniye mu buzima bwawe. Ubundi uhezagirwe n'Imana, uhabwe umugisha n'Imana. Ntabwo wahabwe umugisha n'Imana hari ibintu bikiri akajagari muri wowe bitari ku murongo. Imana hari abantu ishyize ku murongo kugira ngo bahezagire. Imana hari abantu ishyize ku murongo kugira ngo ihindure ubuzima bwabo. Reka uyemerere Imana igushyire ku murongo kugira ngo imeneshe amahanga kuri imbere, kugira ngo iguhe ubutunzi wari warahishwe buri mu mwijima. Acira ubutunzi wari warahishwe, acira ikintu cyose cyiza Imana yaraguteguriye Satani yari yaraguhishe. Imana iguhe amaso yo kukibona mu izina ry'Yesu. Imana iguhe amaso yo kukibona wa musore we. Imana iguhe amaso yo kukibona wa mugabo we, wa mukobwa we, wa mumama we, wa mudamu we. Imana iguhe amaso yo kubona icyo wari warahishwe. Imana ikugirire neza. Wari uri kumwe nanjye Pastor Justice. Icyo usabwa gusa nta kindi kugira ngo tujye dukomeza kubana, ni ukujya hepfo aho ngaho ureba inyuguti z'umukara handitse subscribe, ukahakanda gusa, ubundi ugakanda na like kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Ikindi cya gatatu ni ukudutera inkunga, kugira ngo dutangire kugaragara mu mashusho. Yesu aguhe umugisha, Yesu akugire neza. Nakagaruka hano ku isengesho ribohora. Mugira amahoro.